numa wambarije atese birakwiriye ko mpita nkubwira ngo uzampa ngahe nawe ukambwira ngo nzaguhangahe tugacirikanya nkubwira ikintu nicyo nkundira gutaramana nawe ngicyaho ubundi ntabwo biriya bikwiriye mu yandi magambo ntibikwiriye ariko muri bwa buryo isi igenda igera mu kindi gihe nakwita ikiterambere envelope irakwiye nkuko twabisezeraniye kandi twabyemeye umusanzu wacu tugomba gutanga mu kubaka umuco nyarwanda natwe ababyiruka tugashyiraho itafari ryacu. Iyi ni Inkesha TV ikomeza kubakesha umutima, turabasaba gukomeza kubana natwe mukora subscribe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gaciro k'umusangwa mukuru n'umukwe mukuru yari afite mu muco nyarwanda. Uyu munsi nakahe twagize umugisha wo kubana n'umutumirwa kandi akaba umutarami byahamye ubikora cyane, aba umusangwa mukuru akaba umukwe mukuru. Uyu munsi agiye kutwibwira kandi atubwire ako gaciro karakahe, uyu munsi nakahe, ese bigende bite kugira ngo iyo ndangagaciro ikomeze yaguke kandi ikomeze ibe i Rwanda. Urakoze cyane Theo kuba mpaye umwanya wo kugira ikiganiro ngirana nawe ku Inkesha TV. Amazina ni Twakizimana Karori, ariko hari n'abavuga Sharire cyangwa Charles, nayo ni amazina yanjye bitewe nyine n'amateka. Nje by'umwihariko nkunda ikivugo cyawe. Mbiyunguta Rwanda bigeze mu macuma Rwanda cyaka ry'u Rwanda. Inyamutamika 30 kagendera icyari ngo umugabo atakugira mu gihugu. Amazina ni Hakizimana Sharire. Guma ngira ngo insanganyamatsiko wayumvise ujye kudusangizaho. Nahoza ngira nti nakahe gaciro umukwe mukuru cyangwa se umusangwa mukuru yari afite mu muco nyarwanda, uyu munsi nakahe, ese kagomba kuba kahe niba tutaratatiye iyo ndangagaciro. Urakoze cyane. Njya mbivuga iyo ngiye gukora ikiganiro ku bijyanye n'umuco, vuga ko umuco nyarwanda ushingiye ku muco nyarwanda ubwawo, ku bitirano ndetse n'ibihangano. Ibihangano ni ibintu bihangwa n'abanyarwanda mu mico yabo. Ibitirano ni ibintu biva mu bindi bihugu tukabihuza n'umuco wacu tukabikoresha mu ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda. Aho rero wari uvuze uti umusangwa mukuru, umukwe mukuru, mu misango yo gusaba umugeni no kumutanga bari bafite akahe gaciro mu Rwanda rwo hambere ndetse n'ubu ngubu. Mbere na mbere umusangwa cyangwa se umukwe mukuru bari bafite agaciro gakomeye mu muryango nyarwanda. Cyambere yagombaga kuba ari umuntu wo mu muryango, kuko umugeni ubundi yasabwaga n'umuntu wo mu muryango, yaba ari se w'umwana cyangwa se ari se wabo cyangwa ari umuntu wabugufi wo mu muryango. Bijyanye rero n'agaciro, kari agaciro gakomeye kuko nawe yabaga abaye papa w'umwana by'umwihariko, udasimbura uwamubyaye, ariko nawe yasabaga nyine umugeni avuga ko amusabira umwana we. Agaciro kari gakomeye kuko mbere yo kugira ngo uwo muntu atoranywe agirirwe icyo cyizere, aramutse atari mu muryango aba ari inshuti y'umuryango. Byumvikane neza yuko rero yari umuntu ukomeye mu Rwanda rwo hambere. Uyu munsi ni umuntu umeze ute? Uyu munsi mbese ako gaciro bamuhaga uyu munsi kaba karavuyeho cyangwa se kariho cyangwa gafatwa mu bundi buryo? N'uyu munsi kariho, ariko kubera amateka, uko urabizi ko mu Rwanda hari nk'umuryango, nk'umwana ushobora gukura ariko ugasanga nta babyeyi, ugasanga hari n'imiryango yagiye twavuga ngo yazimye, ugasanga umuntu ntagira se wabo, ntagira nyirarume, mbese kubera amateka y'u Rwanda cyane cyane jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo gihe rero iyo abonye uwo bakundana
akagera igihe cyo kumva agomba gushinga urugo, byanze bikunze nawe aba ataha ubukwe, ashobora kugenda akareba wigeze kubikora nubwo yaba ntacyo apfana nawe akabimusaba kugira ngo nawe amuhagararire nk'umubyeyi we mu gusaba umugeni. Urakoze cyane, ukomoje kuri icyo ugira nka bya bindi umunyarwanda yavuze ati ukoze hasi unyibutse ibuye. Nanjye binteye amatsiko. Uyu munsi usanga imiryango imwe n'imwe umugani bimeze bityo nk'uko ubikomojeho bitewe n'amateka ashaririye twanyuzemo. Uyu munsi rero njya ngira impungenge, ugasanga umuntu baramufasha bamuhaye icyo cyubahiro cyo kuba umubyeyi mukuru mu muryango, ariko akaba aragenerwa envelope runaka. Ese biriya ni iby'i Rwanda kwitwa umubyeyi w'umwana kandi ukamugenera igiciro aza kuguha? Reka turebe mu Rwanda rwo hambere. Ushaka kumbaza atese ubundi mu Rwanda rwo hambere ni ryari? Reka nkoreshe mu Rwanda rwo hambere. Ubundi Theo, urabona wowe uranajijutse, waranize, uri no mu iterambere rigezweho. Ubundi burya umuntu wese agira kera. Buri muntu wese agira kera, uriya mfite kera hanjye nawe ufite kera hawe. Ariyo mpamvu uze ngo mu Rwanda rwo hambere. Ushaka kumbaza ati kuva ryari? Ariko no mu Rwanda rwo hambere urabyumva. Twihuse rero mu Rwanda rwo hambere, iyo umuntu yasabaga umugeni nta kiguzi cyari gihari. Nta kuvuga ngo uzampa ngahe, nta kuvuga ngo uzampa iki, ahubwo icyizere wabaga wagiriye byaguheshaga imbaraga n'ubutwari bwo kunoza ubucuti mu muryango kandi no gusohoza ubutumwa bw'umuntu wagutumye. Mu yandi magambo umugeni nicyo turimo kuvuga. Ariko nawe iyo yavaga gusaba umugeni akazanira ubutumwa, akasohoza ubutumwa bw'umuryango wamutumye, akavuga uburyo yagenze, uburyo yasabye umugeni n'uburyo yamuhawe. N'ubundi mu kumuherekeza bamushakiraga igicuma cy'inzoga, bakamuha n'umwana wo kukimutwaza akakigeza iwe, umugore we akacyakira bakayisangira amubwira uko urugendo rwagenze. Nyuma bakaza no kwakira abana. Kwakira abana byo nzabikuganiriza ikindi gihe. Bivuga ngo uyu munsi ko umuntu yahabwa envelope avuye gushyingira umwana, kabone nubwo yashyizeho ibiciro, kuba yahabwa envelope kugira ngo ahaza kugera aze kuvuga amagenzi ye nuko urugendo rwagenze, ntabwo byaba ari ukwica umuco? Ntabwo ari ukwica umuco, ahubwo wenda ibijyanye na envelope cyangwa ikintu umuntu yahabwa, mu yandi magambo amafaranga. Tuvuge ngo ese umuntu aje kukubwira ati uzaze uduserukire uhagarare umuryango wacu ujye kudusabira umugeni, niba wambarije ati ese birakwiriye ko mpita nkubwira ngo uzampa ngahe nawe ukambwira ngo nzaguha ngahe tugacirikanya nkugura ikintu? Nicyo nkundira gutaramana nawe ngicyaho. ubundi ntabwo biriya bikwiriye. Mu yandi magambo ntibikwiriye, ariko muri bwa buryo isi igenda igera mu kindi gihe nakwita icy'iterambere, envelope irakwiye. Envelope irakwiye kuko urabona cyane cyane turabivuga, iki kiganiro turagikorera mu mujyi wa Kigali. Hano turi ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ubona ko habaho abantu babaho badahinga batareba munsi y'urugo. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye uje kumbwira, nubwo wenda ntakubwira igiciro, wenda hari igihe ntegereza ko ushobora kwibwiriza, ariko utanibwirije n'ubundi ntabwo byatuma ntaza. Ariko mu by'ukuri uba ukwiriye kugira ikintu ukora, bitewe n'uko icya mbere umuntu aba atagiye mu kazi, icya kabiri aba yigomwa icyo gihe cye akaza kuba muri gahunda zawe. Rero ngewe numva envelope ikwiye, dore ko n'iterambere ry'igihugu cyangwa ry'isi rivuga ko ibi bintu by'imisango buriya ntabwo ari abantu bose babizi. Nabyo twabibara mu mutungo kamere mu by'ubwenge. Ubwo rero uwo mutungo kamere mu by'ubwenge uba ufite, ntekereza ko umuntu agize ikintu agena gikwiranye n'igihe cyangwa se n'ibyo wamuhaye, numva atari igitangazo. Ni ubupfura kuba umuntu rwose yaba yakubereye mu bintu, yaguhaye umwanya we, nawe umugani akaba afite umutungo mu by'ubwenge kandi ugomba kumutunga atagira munsi y'urugo,
kuba yahabwa envelope ntabwo ukaba ari uguca nk'amabere ntabwo ari uguca nk'amabere rwose, ni iby'i Rwanda ni iby'i Rwanda. ni iby'i Rwanda ariko usanga rimwe na rimwe impungenge ziriho wakomoje uvuga ati abana benshi ntibagira imiryango, uvuga ngo uyu muntu akwisunze akakubwira tuzambera uyu n'uyu, kandi koko ugasanga ugomba kumubera uwo. Akenshi ugasanga hariho bakavuga ati sharire ni 100, undi ni 150, hariho icyo umuntu akareba uhwanye n'ubushobozi bwe. Ibyo bintu byo kugurisha uwo mutungo kwe koko urumva ari indangagaciro ikwiye? Mu ruhande rwanjye, mu kuri kwanjye, ntabwo ari indangagaciro ikwiye. Ubundi ikiganiro ukora ku Nkesha TV kigendanye n'umuco nuko wasigasirwa, ubundi ntabwo kwishyuza imisango ari ibintu bikwiye, ahubwo hakwiye kuba hashaka umuntu w'umuryango cyangwa inshuti y'umuryango bakamwitabaza, nawe agatabara, akaza agakora uwo murimo neza atagamije igihembo, ahubwo umuryango ukaba ari wo wagira icyo ugena nacyo kidafite igiciro, ubundi bakakimuherekeresha agataha, ubundi umuco nyarwanda ugakomeza ukubana. Ngira ngo urakoze cyane. Ahari kuba abantu biyemeza gutanga amafaranga ni uko mu muryango baba badafitemo abantu b'intyoza, byanze bikunze bagashaka abo gukodesha, nabyo ni ugukoma urusyo tugakoma n'ingasire. N'urubyiruko n'ababyiruka cyangwa se bashinga ingo uyu munsi, nabo ni ukureba mu miryango yabo uko bameze kose bakabifashisha bitabaye ngombwa ko bakodesha abantu. Ntabwo ari umuco gukodesha rwose umuntu, ntabwo ari iby'i Rwanda. Ubu noneho abantu basigaye barenga n'icyo nakwita imbibi z'umuco, ukabona umuntu agiye gukodesha umuntu anafite n'umumama n'umubyeyi umubyara nk'umumama cyangwa nk'umupapa, ariko ngo kubera ko ngo badafite uburyo ngo bagaragara bazaryoshya amafoto, uburyo bazaryoshya amafoto, ko umuntu aratinyutse afasha umuntu akaza kwakira Nyabitabo. Nyabitabo ni cya giseke cyabohwaga n'umuntu w'umwari igihe ari mu bwari, akazagihereza nyirabukwe, cyabaga ariwe wakiboheye, akagitera amabara, agashyiramo ibanga nk'ishimwe ry'uko abonye nyirabukwe nk'umuntu wamubyariye umugabo.